Mwiriwe ni Kamire Dalila, ndakeka muri mwese mwari munkumbuye, nari maze iminsi ntashyiraho ibiganiro, ariko ubu ngubu najenje kandi mugiye kubibona, ngiye kubaganiriza ibintu byinshi bitandukanye kandi nzi ko tuzabana neza. Hari ibintu nari mugiyemo ariko naje kugira ngo mbashimishe, kugira ngo mbaganirize, kugira ngo mbabwire ku buzima bwacu bwa buri munsi, ibyo duhura nabyo. Tubasha guhura n'ibintu bigiye bitandukanye, tubasha guhura n'indyo zigiye zitandukanye, ariko dukenera bya byatsi Imana yaturemeye kugira ngo bidufashe mu buzima busanzwe ndetse no mu mirire. Ntatinze rero ni karibu, uyu munsi ndabaganiriza ku mugongo, mbaganirize uburyo umugongo ufata, uburyo iyo wawurwaye icyo wakora, uburyo waryamamo kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugenda neza. Ntatinze rero, muri aka kanya ngiye kubaganiriza uburyo ibice bigize umugongo. Umugongo ugizwe n'ibice bine, ugizwe na vertebrae, ukagirwa na cylindre, ukagirwa na noyau, ukagirwa na disc. Ibyo bice uko ari bine birunganirana, iyo kimwe kigize ikibazo deja umubiri wose uhura n'ikibazo. Ntagutindiye, hari mere kuri vertebrae. Vertebrae igizwe n'amarigama, ayo marigama aroroha cyane iyo ukoze umurimo uvunanye, uba wangije ya vertebrae yawe. Then kuri cylindre yo ifite amarigama abasha kuresista, abasha gukomera, ntago apfa gupfa ako kanya. Uzasanga abantu bafite ikibazo kuri cylindre ari babandi bakuze bashaje, ntabwo uzasanga abana bato bafite icyo kibazo cya cylindre. Naho disc ni amarigama abasha gukweduka cyangwa se kwiregura mu gihe runaka. Naho disc ni agace gatonya nako kagizwe n'utundi duce tubasha kwikwedura. Mu gihe uteruye ijerekani ni urugero, iyo uteruye hari imbaraga zigufasha guterura. Bigusaba rero yuko mu mirimo ukora ubasha kumenya ati ndakora umurimo, umugongo wanjye mbashe kuwurinda, mbashe kubaho igihe, mbashe kubaho mu buzima nifuza. Uzasanga abantu benshi ari abantu bicara muri biro umwanya munini. Iyo wicaye umwanya munini wa mugongo uragenda ukiyegeranya, kandi iri foke umuvinga kugira ngo umubiri wawe ubashe gukora. Iyo uhuye n'ikibazo rero ukoresha igiti ngiye kukwereka, ni igiti cyitwa mwarubayine, kivura indwara 40. Ariko iyo nkubwiye ni umugongo, ubutaha nzakubwira n'izo zose uburyo kigenda gifasha mu mubiri wacu muri rusange. Icyo giti uragifata, ugafata amababi yacyo ukayateka mu mazi akabira mu gitondo, ugafata agatasi kamwe ndetse na nimugoroba ugiye kuryama ukabinywa. Iyo ubinyweye rero mu gihe nibura cy'iminsi 7 ubasha kubona rizati nziza. Ariko nanone hari igihe bidakunda, bitewe na level umugongo wawe ugezeho. Ntabwo imigongo yose ivurwa n'icyo cyatsi. Iyi mwarubayine nkwereka ni ukuvuga ivura indwara 40, ariko nkubwiyemo indwara imwe y'umugongo. Ntabwo rero hari igihe ushobora kukinywa ntuvurwe umugongo ntukunde, kandi iyo urwaye umugongo ntabwo ushobora gutera akabariro, ntabwo ushobora kubaka urugo rwawe ngo rukomere, kuko niwe uzasanga umugore wawe yaguciye inyuma bitewe n'uko wowe udagifite imbaraga zo kuba wabikora. Niwe uzasanga nawe ubwawe utanezerewe kuko hari byinshi wabuze mu mubiri wawe. Rinda umugongo wawe rero uwufate neza, kuko ni kimwe mu nkingi yo kubaka urugo rugakomera. Hari n'igihe uba urwaye umugongo ugasanga ukiyandayanda ati reka ngerageze umugore wanjye atanca inyuma, ariko ukarangiza vuba bitewe nyine na cyacyo, cyangwa ntunarangize kubera yuko ufite ikibazo. Iyo rero byageze kuri iyo level ukoresha ubuki, indimu ndetse n'igitunguru cy'umutuku n'amazi. Urabifata ukabisya byombi, warangiza ugakora juice yabyo ukanywa mu gitondo na saa sita na nimugoroba, ukabasha kongera imbaraga zawe mu gihe cyo gutera akabariro mu rugo rwawe. Ndakwibutsa rero gukora subscribe, ukore comment, urayikinge,
kugira ngo ikiganiro nzanshyiraho cyose kijye kikunyura, tubane mu buzima busanzwe, buri kintu cyose ujye ubasha kukibona bitagoranye. Bayi rero naho ubutaha, ndabakunda.